Bibiliya iravuze ngo muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. Uyu munsi nawe uhabwa imbaraga kuko Mwuka Wera yakumanukiye mu izina rya Yesu. Mbese Mwuka Wera amanukira abantu bameze bate? Mbese Mwuka Wera arashaka umuntu umeze gute? Ese ukeneye guhabwa imbaraga? Iyo udafite izi mbaraga muri uru rugendo birakugora cyane. Mukristo yari afite imbaraga za Mwuka Wera zimukomeza mu rugendo ariko ntacike intege. Nubwo yayobaga ariko Mukristo yaragarukaga akavuga ati ngomba gusubira inyuma nkongera ngatangira kugeza igihe mviriye muri iki kigeragezo. Bibiliya iravuze ngo muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nagira ute nabamanukira. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa be igihe yari agiye kuzamurwa ajya mu ijuru. Ni amagambo akomeye cyane arimo ihishurirwa ridasanzwe. Yari abizi neza ko mu gihe badafite imbaraga batazigera bamuhamya. Yari abizi neza ko igihe badafite imbaraga batazigera bajya gusenga. Yari abizi neza ko mu gihe badafite imbaraga batazigera bahuza. Ariko ndakubwiye ngo uyu munsi nawe Imana yongere guha imbaraga mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana yongeye guha imbaraga Mwuka Wera yongere akumanukire mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana yongere kurwanirira ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana yongere kuneshereze mu izina rya Yesu. Reka dusome icyo Bibiliya itubwira maze kumva icyo Imana idushakaho. Mbese urumva icyo Imana igushakaho uyu munsi? Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo waho wa 8, ariko nimunyemerera reka duhere ku murongo wa 7 twumva icyo havuze. Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Ni ubutware bwande bwa Yesu wenyine. Ku murongo wa 9 wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira kandi muzaba abagabo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Amen. Uyu Mwuka Wera nutwemeza ibi bikurikira. Mwuka Wera akwemeza icyaha. Mwuka Wera akwemeza kuri umunyantege nke. Mwuka Wera akwemeza gusenga. Mwuka Wera akwemeza gusoma Bibiliya. Mwuka Wera agusubizamo imbaraga. Mwuka Wera agusubiza kongera kubana na Kristo. Mwuka Wera akwibutsa icyo Kristo yasize akubwiye. Amen. Aha abigishwa ba Yesu bari barimo baramubaza bati mbese kugiye uzagaruka ryari? Aha Yesu yabahaye ibimenyetso. Bakristo bene data urimo uranyumva, hari ibimenyetso Kristo yasize atanze byo kugaruka kwiwe. Nuba maso uraza gusangira nanjye umenye ibi bimenyetso Kristo yatanze, turebe icyo Bibiliya bivugaho n'ibyamaze gusohora, n'ibitarasohora, umenye nimba koko Kristo ari hafi yo kuza kugaruka. Muri mbyazo ngo umugeni wa Yesu witegura ari hafi yo kuza kutujyana mu bwami bwiza aho yaduteguriye. Arangije Yesu ababwira amagambo akomeye, aba muzahabwa imbaraga zo kumpamya i Yudaya ni Samariya kugera ku mpera z'isi. Impamvu yababwiye aya magambo nuko yarebaga ahantu bagiye guca, nuko yarebaga inzira bagiye kunyuramo. Hari harimo gukubitwa, hari harimo kwicwa, hari harimo gutotezwa, hari harimo inzara, hari harimo byinshi bitandukanye. Abwa ngo muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nagira ute nabamanukira. Amen. Uyu munsi rero Mwuka Wera yongera kumanukire mu izina rya Yesu. Uyu munsi Mwuka Wera yongere akurwanirire. Uyu munsi Mwuka Wera yongera amanukira mu buzima bwawe. Uyu munsi Mwuka Wera yongera kwibuka, yongera aza kuneshereza, wongera uhabwe izindi imbaraga bundi bushyashya. Uyu mwanya ibyakubuza kugira imbaraga byo guhamya Kristo birahari ni byinshi, ariko Kristo umunsi yongera azabane muri wowe. Uyu Mwuka Wera adufasha mu gukomera aho bigeze tutakibasha kuvuga izina rye, aho tugeze tutakibasha kugenda kumukurikira.
Mwuka Wera aradushoboza ati ngo dusubizwemo imbaraga, dukomeze tugende tumusanganire. Witeguye gukurikira Yesu? Yesu yarababwiye ati ibimenyetso bizagaragaza kugaruka kwanjye, hazabaho impuhwa z'intambara zigiye zitandukanye, hazabaho abahanuzi b'ibinyoma, hazabaho ko amashyanga azatera ayandi, hazabaho ubutinganyi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubwira ngo mwene data, ibi bintu biri mu gihe cyabyo, birimo biraza birasohora. Bamwe barabibona, umuntu ari kwica mugenzi we nta kintu bapfa, intonganya zibaye nyinshi, mbese uriteguye? Ariko ndakubwira ngo mwene data, komera muri uru rugendo. Ese Kristo agarutse wasanga umeze ute? Ese wowe urebye icyo Bibiliya itubwira, urabona bimeze bite? Urabona bigiye kugenda bite?